kugereranya uko hari ijambo rivuga ngo mbega ukuntu ubwenge bw'Imana niryo twashoreza ubushize. yego Mbega ukuntu ubwenge bw'Imana n'ubutunzi bwe butagira akagero. yego Ubwenge bw'Imana ntibugira akagero. yego umwami witwa Nebukadinezari, yego uramwibuka? ndamwibuka cyane. Ni umwami w'i Babuloni. yego Ni umwami watwaye imyaka myinshi yego kandi atwaye ahantu hanini. yego yego uriya mwami mu nzozi ubwe yiroteye zigasobanurwa na Daniyeli, yego niwe Imana yagaragaje ari nk'izahabu, donc ari umutwe arasohoka ariko ngenda yafite. ubu hari umuntu wamaze kumenya ko muri Amerika habaye impanuka ejo bundi nimugoroba y'indege y'imizigo cargo igihaguruka gusa nta na metero 600 z'utumburu kiragenda ihita ishya. None impanuka ishya igwira amazu y'ubucuruzi hejuru y'ikirere yarigeze. Hakwa kuri muzi haguruka wacana Kanombe. yego ikagenda umurambo utarafata ikirere. Hahiye ibintu byinshi muri iyo ndege, hahiye ibintu byinshi muri ayo mazu yagwiriye. yego umufilozofe. yego umusaza kandi wize ikimene. yego angati pastor. Reba igihutu twiso twanjye twarebeye. Tigize 90 baraho mike cyane. yego ariko amatara bamaze guhindura ampuri y'imodoka twayabara. Amatara bamaze guhindura iki ampuri twayabara. Ngewe nta umpindurira kandi acyareba. Akona ubushakashatsi byakoze. Ariko reba amasuka baguze aya za rugori n'amajago yose yihinze ibijumba yitabira imyumbati ijya kumara kurangiza gutabira ibaye iki ifuni siko bayita bakazayisekeza. Atari ko reba ubwinyo bwanjye bwahekenye ibihekenwa bugunzura amagufwa buguguna amagufwa ntago burabo bufuni buracyari ko no mushakashatsi nakwambi. Cyo rero reba uburyo Bandag na za Michelin zikora amapine, reba uburyo zigurisha mu ntarambara amapine. Yego yego mu minsi mike akabara mushiranye tuzi gatangira kujya kumwarika kuri pine ishaje. yego ariko reba igihe twagendeye avuga ibirenge bye. yego ntabwo yavuze taro y'inkweto kuko ibya taro y'inkweto yarashira. Avuga ati reba umuntu wagenjeje ibirenge kuva ku mwaduko w'Ababirigi cyangwa w'Abadagi agenze iki ibirenge kandi pine ye ntabwo irashira, ntabwo arahindura, ntabwo baracomoramo akaguru ngo ati ibyo rwose ngewe binyereka Imana nkumva biyigishije Imana. Umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Mpumuriza GP Ministries. Murabizi ko dutumira abantu bagiye batandukanye vuga butumwa bashumba. Umunsi rero turi kumwe na dogiteri, ni umugisha n'ubundi tugiriwe ko tuje muri part 2 y'ubwenge. Ubwo mwahise mumenya abantu mwakunze kiriya kiganiro, ndabizi yuko ubu mwari mutegereje ko mwumva yuko ikiganiro tukigarura. Muraho neza mushumba? Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Umuntu uri burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru mu gihe Kigali intara ya gatandatu y'abadiaspora akaba yarahisemo gukurikirana Mpumuriza GP Ministries. Imana y'amahoro imuhe umugisha. Tunasuhuza na visionnaire ntago nta nubwo visionnaire mbega wowe ubwo ni prononciation yari kwanye fo umva yambanye fo nasha visionnaire c'est en français c'est bien mu Gifaransa ariko none wari ugiye kubishyira mu Cyongereza hanyuma prononciation ukoresha y'Igifaransa. Ahubwo nashaka kuvuga igitsina gore mu Cyongereza mu Gifaransa no mu Gifaransa visionnaire ni kimwe. Visionnaire mu Gifaransa no mu Cyongereza ni bimwe. Buriya tous les mots qui se terminent en r zijya zihinduka. A I R E ntabwo gihinduka. Okay.
ubwo narindi gutekereza se mvuge fonctionnaire, fonctionnaire visionnaire. nta wavuga fonctionnaise Ashwe data. nta nubwo wavuga visionnaise Ahahinduka neuse aha na hari EUR, EUR transporteur. ya okay Nihinduka anteuse, okay aneuse. Noneho ariko hakaba n'ahahinduka trice, yego instituteur, aha institutrice, directeur directrice. okay Yego. ah ariko prononciation irakwagije we. iranyahagije neza cyane Irakwagije. ubura kwiga igifaransa Irakwagije mbireba mbyumva. ukuze ni nk'ikinyabupfura Yego. byose ngo bige ngo buriya Ikintu napfuye nacyo nuko kigira amategeko agoye. mu gihe mu cyongereza nk'ubu rwose nta kibazo Ibyo bya accords des adjectifs. ariko dore akantu kansekeje cyane ndakakubwira dusoje ikiganiro Kambwira utibagirwa. ni uburyo nyine uko igifaransa cyita ibintu Yego. ushobora gusanga nka hano Yego. Yego. hitwa la ahandi. ahubwo hoya ahubwo ku mudamu hitwa lo. Yego. ngo buriya hano ni ahagabo. Yego. Okay, naho dukomeze. Naho ka gatebe ka kandi ya indi y'urubaho nyine hari bon na chaise. Noneho hari kara gatoya uka loba. Hari bon. Ni ba ariko tuyishireho noneho ntuza tuyihe article ni lo yo muri masculine. Ubwo nakagabo. Ariko noneho iriya chaise nini la chaise. Aha. Ibyo bintu rero mana yanjye kubyumva nyine mitanshira no muri logique. Akaniko kagabo kurenza iriya nini. Kandi muraho neza dogiteri. Turaha Imana iraturinze. No kuri Imana ishinga cyane. Ni akabo gaciyemo. Hari abantu bakurikiranye ikiganiro cy'ubushize mwabasuhuza munabashimira abantu bagize uruhare runini mu kuvinga kiriya kiganiro cyari cyiza cyane. Ubwenge bw'Imana bumariye iki abantu? Ese bugira ikibazo ku bantu? Ese umuntu we ntiyagira ubwenge bw'Imana? Uyu munsi rero mbere yuko dutangira ikiganiro babasuhuza ugasenga Imana, noneho nkaza nkubaza ukundi kuntu badutumye. Yego. Murakoze. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dushimira Imana yongeye kuduhuza uyu munsi. Yego. Mwarakoze gukurikira ikiganiro. Si n'iki ngiki nyine cy'ubushize n'ibintu byakibanjeje. Mwarakoze kubikurikira, mwarakoze kubikora za subscribe yego. Mwarakoze kukomantinga like. Ibyo byose buriya mu murimo w'Imana turabashimira. Yewe no gusharinga. Yego buri kintu nkunda. Nibyo. Gusharinga. Ndabikunda kuko abantu baba bamamaza ubutumwa. Yego. Baba bakwiza ubutumwa. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwiye ngo ibintu wanyumvanye. Hano barabyumva? Yego. Ibyo wanyumvanye. Yego. Uzabyigisha abantu bakuru bashyitse b'abagabo babasha kubyigisha abandi. Rero niba utabashije kwigisha inyigisho wenda nigishije. Yego. Kuko ntabwo impano zose ari zimwe cyangwa ntituzihuza. Yego. Ntabwo duhuza impano. Yego. Fata ibyo wanyumvanye ubiha abantu. Burya niko gusharinga burya. Ibyo wanyumvanye ntukabure kubivuga mu ruhame rw'abagabo bw'abahamya benshi. Yego. Babasha kubyigisha abandi nabo kandi ngo babyigisha. Babasha kubyigisha abandi. None ahangaha icyo mbiseguje iki kintu hari igihe waba utari capable. Yego. Udashoboye kubyigisha nk'uko mbitanga. Yego. Kora iki rero? Biterura uko nabivuze ugira ute ubiha abandi. Urabukoze umurimo. Niyo mpamvu ugiye nkunda share cyane kuruta ibindi. Ni ukuri pe. Ubu mfashije bujya kogeza ubutumwa. Hazo uko ari byo. Yego. Noneho rero reka dusenge Imana dukomeze ikiganiro. Yego. Mana wakoze kongera kuduha uyu mwanya n'ubu buryo. Hari igihe waduha umwanya ariko tukabura uburyo, hari igihe tubona uburyo tukabura umwanya. Yibiduhaye byombi twumva tugushimiye Mana. Reka tugukorere n'imitima yacu yose tubikunze
kandi twitange rwose nk'abazuke maze tugukorere, kuko ndabizi umugambi wo mu ijuru bizagira ingororano, kandi tukiri mu isi bihesha umugisha. Abakozi rero ngaho twiteho muri byose, utubashishe uyu murimo utoroshye waduhamagariye, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen. Uyu munsi wa none nifuje ko twaganira ku kijyanye n'icyo bita bwa bwenge bw'Imana. Ariko none ni irihe tandukaniro ry'ubwenge bw'Imana n'ubwenge bw'isi cyangwa se n'ubw'abantu? Urumva ubwo mu kanya ugiye gutangira nibwira ko urusha kuvuga icyo bita comparaison, kugereranya. Kuko hari ijambo rivuga ngo mbega ukuntu ubwenge bw'Imana, niryo twashoreza ubushize. yego, Mbega ukuntu ubwenge bw'Imana n'ubutunzi bwe butagira akagero. yego, Ubwenge bw'Imana ntibugira akagero. yego, Umwami witwa Nebukadinezari, yego, uramwibuka? ndamwibuka cyane. Ni umwami w'i Babuloni. Yego, Ni umwami watwaye imyaka myinshi, yego, kandi atwaye ahantu hanini. yego, Uriya mwami mu nzozi ubwe yiroteye zigasobanurwa na Daniyeli, yego, niwe Imana yagaragaje ari nk'izahabu, donc ari umutwe. Umutwe ari iki? Ari izahabu. ubwo ni Nebukadinezari. Ubwo burya ni Nebukadinezari ubwe. Okay. Noneho angahe igihimba ari ifeza, ibibero ari umuringa, imirundi ari ibyuma, ibirenge ari ibumba rivanze n'ibyuma. Impamvu muvuze ni uko uwo mutwe bageranyije wari izahabu. Yego, ni wewe ubwe. Ni ubwe. Okay. Kandi nzi ko izahabu iruta yo yose yakurikiyeho. Yego. Mu bwiza no mu gukomera. Yego. Noneho rero uyu nguyu wumva Nebukadinezari. Yego. Nyuma y'uko Imana ihishuriye Daniyeli ikamumenyesha, kurumva inzozi yarose yarazibagiwe. Ayo makuru ngira ngo urayazi. Ndayibuka Neza rwose arazibagirwa, si ukuvuga ngo ziramucanga, ziramutakara burundu. Abo babyita ngo ziramusimbuka, ziramujabuka. Yewe gusimbuka biroroshye. Umugabo aratakara, kandi igitangaje zigumya kumuhagarika umutima muri we, akumva afite ubwoba bwazo. Reba guhagarikwa umutima n'ibintu wibagiwe. Ayiwe. Kandi akumva igisubizo cyabyo nuko yazibuka akamenya n'icyo zamubwiraga. Yego. Wenda nibura abimenye hari ibyo yakosora. Yego. Icyabaye rero ni iki? Yahise ahamagara abapfumu, yego, abacunnyi, abakonikoni bose, abashika, abaragura, abateraniriza aho ngaho. Yego. Harimo rero n'abanyeshuri nyine bari abizi Babuloni, barimo na Daniyeli nyine na bagenzi be. Babyumva neza? Yego. Nuko noneho rero ngo ariko uwo munsi muri iyo conference cyangwa muri iyo nama yose Daniyeli ntiyazamo. Ntabwo kandi abantu bazi ayo makuru ko Daniyeli umunsi atahaje. Ariko Daniyeli yari he buriya? Ntabwo Bibiliya ivuga ko yabyanze abishaka. Sibyo? L'absence volontaire. Yego. Ntabwo twereka ko yabyanze abishaka, ariko tuvuga ko uwo munsi atahabaye gusa. Yego. Noneho ngo abacunnyi n'abapfumu n'abakonikoni bose, ariko cyane cyane ngo iryo jambo ryavuzwe n'abakarudaya, ngo baza kuvuga ngo ariko nyakubahwa, ngo ibintu dushakaho ngo ntibyamenywa n'abantu bose babonetse, ngo keretse abantu babana n'Imana zitabana n'abafite imibiri. Kandi ubuze ko ibi bintu nabyo biri confusion, ako kantu keretse abantu babana n'Imana zitabana n'abafite imibiri. Ngaho rero mwokagira inkama. Urumva nabyo biri confusion, ahubwo umwami none ahubwo arabamara. Wo kubwira umwami ngo keretse abantu babana n'Imana zitabana n'abafite imibiri. Mu by'ukuri wabivuze, umukarudaya wabivuze, yari ashatse kuvuga ba bantu bane bavuye i Buyuda basenga Imana itabana n'abanyamubiri, donc itagira présence physique. Itagira présence physique. Itaza muri sale ngo muyibone. Yego.
abo rero turabagira. Yeah. Naho ubwo kandi nanone ubu ukuntu barimo kwikoraho, Yego. izabo mana zibaho, zibana n'abaho, utura ukayubakira inyuma y'inzu cyangwa ukayishyira muri saro no mu cyumba. None bo uwo mukarudaya iyo avuze yo ntabwo ijya iba mu bantu, ijya ibana n'abantu fizikoma. Twihute ngera aho nshaka. Yego. Nibwo rero ubwo bavugaga gutyo barengeza kuri nde, kuri Daniyeli na bagenzi be bataje aho. Yego. Iyo mpamvu umwami amaze guca iteka ngo abanyabwenge bose bicwe, bitubwira ko bananyuze kwa Daniyeli kujya kumusohora mu nzu bagende n'abajye gupfa. Ntibari bagiye gutuma rya jambo rivuga ngo mu nama yafatiwemo ibyemezo udahari. Yego. Ntukirirwe ibyo byemezo rwose, ntukirirwe ubiteraho urugamba, ntukirirwe urubiburana. Ubwo ni uko ba Daniyeli bagenzi be na ba Berushazari no, ahubwo ni Daniyeli, Sadrake, Meshaki na Abedenego. Nuko nashaka kuvuga amazina yabo yaruguririya umwe na Ananiya, Azariya n'Imishayeli. Ubwo nanjye kuvuga Mishayeli. Yego. Ko inama yari yanzuye batari bari kumwe, hajyaga kubicira gute kandi imyanzuro? Ririya jambo uvuze ntabwo rihuye n'ibyo uvuze ubwo. Ririya jambo ribuzanya gukritika, kurwanya cyangwa gushaka kuvuguruza ibyemezo byafatiwe mu nama utabamo. Yego. Daniyeli na bagenzi be hariya ntabwo barimo kubivuguruza, ahubwo bagiye kubareba ngo execution, ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yo kwica abanyabwenge nabo ribagereho. Icyo bivuze, ntabwo Daniyeli na bagenzi be bahari barimo kurwanya iby'inama yabaye, ahubwo bagiye kubanyuraho ngo nabo bajyane n'abandi banyabwenge gupfa, kuko nabo bize kuri kaminuza. Hanyuma rero ikibazo ngize ni barabajyana gute kandi nyine batananiwe mu byabereye mu nama? Nyine nawe nicyo yasubije. Bagezeyo umugabo w'ingabo Ariyoki nawe ahagaze ku muryango ati musohoke bagingamo, sohoke se. Nawe Daniyeli nicyo yamusubije. Ati none se iki kibazo dufite? Umwami yarose ibintu byamunaniye n'abanyabwenge bose byabananiye, ntabwo twari duhari ko twebwe. Ntabwo twari duhari. Yego. Umva nibura twari duhari. None rero kubw'ibyo, yego, ahubwo nabo wari ujyanye kwica, yego, basubize mu ngo batahe batekane. Njyewe ugenda unsabira umwami audience, nze mubwire ibyo bintu bye. Mama y'Imana. Umugabe Ariyoki akibaza ukuntu Daniyeli yemeye ko azabimenya cyangwa nabizi deja. Yego. Arajya bwimwe amategeko, twe muri ba banyeshuri batari bari hano harimo wavuze ngo ibintu byawe ngo yabimenya. Yego. Nkodi no c'est pas possible. Arahari. Arahari pe. Yego. Mumbwirize rero ntabwo dutegereze ejo. Ko ndahangayitse cyane. Yego. Ariko ambwira ati nk'ijoro rimwe ryo gusenga. Niyo mpamvu umurongo wa 17 igice cya kabiri uravuga ngo nuko mu gicuku basenze Imana imenyesha Daniyeli zanzozi z'umwami, irazizana zose. Yego. Imubwira n'icyo sobanura. Mvuga nshaka rero nacyakomeje. Yego. Amaze kugenda akazi mu ganiriza zose ko zatangiye n'ukuntu ibuye ryabigenjeje. Yego. Akanamuha n'iki n'ubusobanuro. Yego. Mu magambo Nebukadinezari yavuze harimo irivuga ngo ubwenge bw'Imana yawe buhirwe. Naho nshaka ubwenge bw'Imana yawe burantangaje. Ntangajwe n'ubwenge bw'Imana bukurimo. Yego. Haleluya. Haleluya. Aho hantu hanshakira mu gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri. Wahageze? Nageze mu gice cya kabiri. Imana ihishurira nuko Daniyeli, Imana ihishurira Daniyeli inzozi z'umwami. Yego. Noneho wambuke ujye ku murongo wa 46. Yego, nahageze. Nuko umwami Nebukadinezari ahera ko yikubita hasi yubamye, aramya Daniyeli, ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu. Yego. Komeza. Nuko umwami abwira Daniyeli ati ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana,
niyo umwami w'abami kandi nihishura ibihishwe kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Cyane ahangaha uziko twatangiye dushaka kubwira abantu kugereranya comparison. Yego ubwenge bw'Imana bw'abantu butandukanye. Aya hariya byaba ari differencier. Kukompara kugereranya kagereranya. Buriya kuba Nebukadinezari yarikubise hasi yubamye akaramya Daniyeli, runagashima ubwenge bw'Imana bwakoreye muri we. Yego cyaramije Daniyeli niwe abona niwaze. Nkuko n'uyu munsi wa none umuntu usengeye umwana wawe yari yapfuye akazuka, usanga ari we wikubita imbere ukamera nk'umugize inshuti kuruta Imana yamukoresheje. Ayo ni amakosa abantu barimo gukora. Naho mbwira nsenze Imana, uyu mwana w'umukobwa umuhaye ubukwe, imukoreye ubukwe. Nsenze Imana, uyu musore muhaye akazi, muha n'ubukwe. Aho kujya gushima Imana, wari yubahwa, bashimye iki? Akantu numva mushumba, numva bagushima ahubwo bakaramya iyabiguhesheje. Ariko ntabwo ndimo kuvuga amaturo. No, simvuga amaturo. Gushima ni iki? Ndavuga gushima kwa adore. Glorifier. Glorifier yo ni Imana. Ariko ibifatika ni iby'abantu. Noneho ibifatika ni iby'abantu. Noneho hariya amakosa y'abantu b'Imana benshi bakorera Imana, bakoreshwa n'Imana, usanga bisa naho byose babishaka. Ni ikosa rikomeye. Ariyo mpamvu uzabona abantu bose bagerageje guprosterna, kuba kubama, usanga ubikorewe nk'umuntu tuvuga ati wewe nimubyuke, nyakubahwa nimubyuke, n'ukuri ntabwo ndi uwo kukubitirwa imbere. None ko Daniyeli atabujije umwami Yesu. Kamushumba, hari abantu bazavuga bati, hari n'abantu babigenderaho bakavuga ngo nuko umwami ngo agwa yubamye. None se ntabwo uzi yuko ari ibintu byose yashatse kumukorera n'ibindi byose yashatse kumuha n'icyo yashatse kumuha yabimubujije? Ikintu Daniyeli yemeye, kuko nacyo yarazi ko ari Imana igisohoje, nicyo guhabwa kuba icyegera cye no kuyobora intara y'umujyi. Hanyuma ahita asabira akazi bagenzi be nabo babashyiramo. Nicyo cyonyine yemeye. Nujya mu bami urasanga Elisa yarabyanze n'abandi. Elisa yanze ibyantuza ibya wa mugabo w'ingabo Namani. Noneho rero bigera naho anamukubita. Ndashaka ko tugera ahantu. Ese muri iyi minsi hari umuntu bakubita mushu? Bakubita gute? Bakubitira ibintu nyine ngo abyakire. Iwo kubisa umuntu ndire. Umunuza Namani yakubise Elisa. Oya, namu. Mwabivanye he? Muri Bibiliya. Genda hose. Ngo muyiva kumugomera. Ngo aramugomera. Oya da, akomite byanyu. Kumugomera no kugomera utandukanye. Abavuga butumwa baravuga ngo yarabimuhatiye ngo kugeza igihe anamukubise. Washwe nta gukubitwa ko habaye rwose. Kambwira impamvu gukubitwa bitakunda. Atari nabyo no byigishije uyu mwanya yiyuguza aciri. Mwibuke ko igikorwa Elisa yakoze. Yagikoreye mu cyumba cy'amasengesho adasohotse. Wakubita umuntu utakwegereye. Ngo amaze gukira. Nta nubwo rwose Elisa yigeze asohoka. Babyumvise? Ntabwo yasohotse rwose. Haba kumwoheza ku mazi byose yabikoraga yibereye hehe? Cyumba cy'amasengesho. Siyo mpamvu se abantu bagiye basoma neza Bibiliya. Ntabwo uzi ko ariyo mpamvu Namani ubwo yivugiye ngo narinzi ko nibura ariko nasohoke akarembarembye ibiganza byo ku bibembe byanjye. Rero ntabwo urize. Nkuko rero ariko aho yari atarajyayo. Oya, yari yagezeyo. Yari yageze, mujye musoma neza ijambo ry'Imana. Yari yagezeyo. Yewe nicyo Elisa avuga yamaze kujya gute kukivuga. Aho rero
nibyo ni negligence, ni uguhinyura n'amani yabanje kugira nzi ko ari umuntu asohokeye nibura akarembarembye ibiganza hehe kubembe byanjye none nta nasohotse. Abaje bamuheka ino bamwite ariko wamanutse icyo kintu gusebye ukagikora ndati no hasoni ubu si wacu nta nzuzi ziriyo urazibuka zikurikiranya urazibuka yego abana na papa yego si inzuzi nziza yego aho ni amapisine wenda tuvuge gutyo bana ariko ubwo ziriyo utari wazigiye mukiri iwacu emera ujya hakohereje yego azamutse iyo rero mwere kiri kimenyetso kigaragaza yuko batagize abana amaso ku maso kuko ati ngaho basi yihera ku bitaka ubwo wanze ibyo muhaye basi yihera ku bitaka byitwaza. Hanyuma rero ikindi cya gatatu kigaragaza ko batigeze banabonana nuko Gehazi yahise avuga ngo ariko uyu mukozi w'Imana wanze ibi bihembo tukanikurikirire nde namane ntacyo ubugengira gute byifatira maze ndo reka turenge aho hantu nsomera ijambo riri mu Bakorinto ba mbere urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere ni amagambo maremare ni rero tuvugaho tukayasorezaho nyine yego uhere ku murongo wa 18 igice cya mbere cy'Abakorinto ba mbere yego umurongo wa 18 umanuke hari amagambo yageze ku 20 bw'Imana buranyuranye yego uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubwenge. Deje iyi titre ni igisubizo cy'ikibazo wabajije twibaza twese. Yego okay, haranditswe ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. 19 kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabihindura ubusa. Yego 20 mbese none umunyabwenge arihe umwanditsi arihe umunyampaka wo muri iki gihe arihe ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Urakoze cyane garukira aho ngaho. Yego haleluya 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 kuko ibyanditswe bivuga ngo yego nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge yego n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura iki ubusa. Yego kambe mpagaze mvuge kuri ijambo nzaburimbura. Yego n'ubuhanga muhindura iki ubusa. Yego sino kubwica ahubwo nzaburimbura. byibuze ubwishe hagira abarokoka ariko nimburimbura nta kizarokoka. ayiwe Imana ahantu ifite umujinya. Uri mu by'ukuri Imana gufata inzozi ikazirotesha umugabo nk'uriya w'umwami. Yego akazirota umenye ko mu kurota yego umuntu ntago aba ari konsiyo. Yego ntago aba azi yari n'ibyo arimo. Yego impamvu gitwa inzozi rero ubwo niyo mpamvu nayo muri 33 umurongo wa 14 kujya ngo ndiho yemereza abantu abantu bigashira ikimenyetso ku by'ibigisho. Yego kugira ngo igamburuze imigambi yabo. Yego aho hantu noneho wa mugabo akicura byamucanze ntabyibuka kandi biramuderanja mu mutwe yataye ubwenge rwose kuko ni uguhinyuza ubwenge bwabo cyose. Yego umuhungu we Berushaza yicaye muri sale yagize anniversaire meni tekel farisiri abona ikiganza ku rusika ayiwe cyanditse ngo mene tekel farisine ayiwe babona umugabo ataye rukonda babona umugabo arebye imirari babona umugabo reka data ibintu byamuyobeye umugore wicaye ngaha ibumoso bwe kirahuri cyo kunywesha kirariya Mana yanjye abantu bose baje aho abagize guverinoma bose bateraniye aho ataye inkonda mu birori ibi kandi muri ikindi kintu kindi. Yego genza umuntu muri Suisse yego
nasengeye nko muri 2018 n'umunani se yego n'umunani yarabuze urubyaro kandi gusa nari muzi ku isura kwa kundi nsengera abantu gusa bampamagaye cyangwa bashaka kumbifuza yego kandi abenshi bampamagara ngo ari Imana ibabwiye numva kenshi batangiye bavuga ngo ni ko Imana yambwiye ngo nimbibwire wowe ngo ucake wowe noneho uwo muntu ndamusengera maze kumusengera rero natangajwe n'ukuntu icyo gihe musengera abaganga bose b'uburyo bwose bo muri domaine zose yego bari baramubwiye ngo genda wiyakire ntabwo uzabyara. Oh my God, yes. yego yego agenda yinjira muri icyo gihe cyitwa icyo kwiyakira. Yego muri icyo gihe cyo kwiyakira rero nibwo twasenze. Yego ubu tuvugana agize babiri. Urabyumva? Noneho umva nawe iryo jambo donc dukurikije ubwenge n'ubuhanga bwacu turabona uko siyansi tubwira turabona utazabyara. Ayiwe urumva satari Imana ivuguruza ubwenge bw'abanyabwenge. Urumva ubwenge bw'isi itabugenda hejuru. Hanyuma yego komeza none se banwe biologiquement yego dushingiye ku by'ubuzima bw'abantu yego ntabwo uzi ko kubyara gusaba ngo umuntu aba akigira imihango yego isanzwe y'abagore y'ukwezi yego akagira ovulation yego none se umuntu byarangiranye byashiranye cyo twita gucura yararengeje 40 yego iby'imyaka byo burya ntubishingireho cyane byanga ntubishingireho cyane. Umuntu ashobora gucura munsi ya 45 kuko ubundi burya bigendana ahubwo no ku umuntu yarigeze kubyaraho cyangwa atarigeze. Utarigeze abyaraho afite niwe utakaza cyane kuko atakaza buri kwezi. We ntabwo uri kubyumva utigeze byaraho. Yego ndabyumvise. Urumva we nta kiruhuko agira. Yego mu gihe utwite no mu gihe yonsa yego icyo gihe nta kintu atakaza. Abo rero niyo mpamvu bagira amahirwe yo kuba babyara benshi. Iyo ni indi domaine. Ni domaine. Nshatse kwiyumvishiza mama ko uyu ngiye kukubwira we ntiyigeze na rimwe asama nta niyavuyemo. Bivuga ngo chaque mois buri kwezi yaratakazaga rero. Yego aza kuyibura rero burundu anabibwira umutware we ati hebura ibyo abaganga amatwi n'amaso. Ubyumvise nta mwana nyikubyariye kuko nta bimenyetso by'abakobwa igira. Ubwo niko abura mvuga ubwo ndi mu njyahese mu Busuwisi navuye nageze ubwo nankiri ngewe mu Busuwisi wapi ryari kwa Abrahamu. Ibaze ko Imana mu bumana bwayo yahatumye intumwa zirahanyura zirabwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe cyewe singira ikibazo cya menopause nta byo gucura simbyitayeho. Hari umuntu uri kwijerera mwari no Jean kwibihe ndabitegeka. Haleluya amen. Haleluya amen. Ane mpamvu ngo hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho igihe nk'icyumwaka nikigaruka ngiye nzakugaruka ko Sara abyara umuhungu. Sara agira ate arasama aratwita arabyara. Gynécologiquement yego dushingiye ku by'abagore hygiène de la femme yego byararangiye kwa Sara na Abrahamu. Ako dushingiye ku bwenge bw'Imana none haracyariho gukora kw'Imana. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Cyose wa muntu we ubwenge bw'Imana ibintu bukora. Yego Munsi umwe Yosuwa ayoboye imirwano. Yego
ngo abona urugamba ruraryoshye kabisa, ngo abona barimo bararwana kandi barimo baranesha, barimo barica umwanzi. Yego ariko agira ikibazo cy'izuba rirenze. Yego ab'ikirere banyumve neza, abamenyi bacyo. Yego agira icyo ukuboko gutya ati wazuba we. Yego bamugaruka gutya. Ntureba rigeze ko rigiye. Yego ntijarenze bari ntureba. Ryahoze riri kwica. Yagize ati garuka utya upima gutya. Hejuru aha ngaho ubundi ni midi. Yego saa sita z'amanywa. Yego garuka aha mu masaha 6 yaturiye kabiri ya mita ya kabiri. Yego tura twihaye umugezi utubutse. Ryagarutse yarahagaze rwose, ngo ababisha ngo arabari cyose. Ubwo ndimo navuga ubwenge bw'Imana, havuga n'ubw'isi. Yego namwe nta hantu urasoma muri biriya abami batabaye kurwana. Yego none mama we ntago ari kurwana sori, ahubwo hariho inzara ni impeshyi izuba. Yego nuko ngo umuhanzi aravuga ati maze rero nimwumva ko Uwiteka avuze. Ubundi Serisa nubwo nta mvura yakubiye, nta n'ikimenyetso, mukaba mutabonye n'igicu, yego habe no guhinda, yego ibi bibaye muri bagiye kubyuzuza iki? Amazi. Yego abami bata ko uyabaye ate iyo mvura yaguye idakubiye, Imana ihuzuza iki? Amazi. Haleluya, amen. Ubu ubwenge bw'abantu n'ubw'Imana. Eliya ku musozi wa Karumeli, yego yabwiye abagaragu ba Bayana ba Ashera na Ahabu ubwe. Yego ubwetse kambabwire, tugiye kugaragarisha Imana imirimo ikora. Yego mwese mumenyereye ko kugira ngo dutambe bisaba ngo ducane. Yego abana mutambe tutambye, ako byasibye ko bajya gute bacana kubashyize mu gicaniro. Yego barahamagara biranga ati ngewe rero ntabwo ndi bucane ashwe, kuko kubyo mwebwe muzi ko gutamba bisaba iki? Gucana. Ngewe ntabwo ndi bucane, ahubwo hari Imana reka mu bwenge bw'Imana ariho haturuka umuriro. Haleluya, haleluya. Wicanire. Arasenga gusa burya, Mana ndabizi ngewe ubana nanjye, ariko uyu munsi abantu bamenye ko dukorana. Umanura iki? Umuro ntiriwe ncana, uwo mwanya umuriro wamanutse utwika igitambo. Donc ibintu byose byaba biri chimique, ibivangwa, byaba biri physique, ubwo ni ya mibare y'iby'ubutaka, y'iby'umuriro, y'iby'ubushyuhe, za dogere Celsius n'ibindi byose. Ibyo bintu byose ubwenge bw'Imana burabiruta, kuko urabizi ko ejo hajya ni Chicago ni he hamwe hahiye ni he? Ni muri Los Angeles. Uriya muriro ni circuit électrique, reka data. Bira byose Imana ibikora ngo ihinyuze ubwenge bw'abisi. Ahubwo no kuntu ari igihugu cy'igihangaje gifite tekinoloji ihambaye, yego kibatawuzimije utaragira kure. Ubu nubwo amakuru atarasohoka ariko ngenda yafite. Ubu muri hari umuntu wamaze kumenya ko muri Amerika habaye impanuka ejo bundi nimugoroba y'indege y'imizigo cargo igihaguruka gusa nta na metero 600 z'utumburu kiragenda ihita ishya. None impanuka ishya igwira amazu y'ubucuruzi hejuru y'ikirere yarigeze. Akwa kuri muzi haguruka wacana Kanombe, yego ikagenda umurambo utarafata ikirere. Hahiye ibintu byinshi muri iyo ndege, hahiye ibintu byinshi muri ayo mazu yagwiriye. Ni igihugu cy'ubwenge, ni igihugu cy'ubuhanga, niko babizi. Ariko iri jambo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga nzabuhindura iki ubusa. Icyo rivuga irengere. Tugana ku musozo. Yego. Mbese none umunyabwenge ari, umwanditsi ari,
Umunyampaka wo muri Kigali, ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu. Birababaje ko muri ino minsi abantu barimo barakoresha gakeya Imana yabahaye ko kubamenyesha ko umuntu ajya kuri tuwarete bagashaka kuyivogera, kandi izabahana. Naratangaye Emmanuel, uzi ko iyo abantu barimo gukora ibintu byiza byazamura population, byazamura abaturage n'imibereho myiza, iyo babyubashyemo Imana ibihorera. Wambwira gute umushakashatsi wa mbere wamenye ko yego shite ni iki? Shite ibya electric, amashanyarazi mu Kinyarwanda bagita urugomero. Ninde umuntu wa mbere wavumbuye ko amazi ahantu anyura yihuta habyara amashanyarazi, ingufu z'amazi? Hari umuntu Imana yabihoye yuko babivumbuye? Kuko bivuga iti ubwo nahaye umuntu ubwenge akaba yavumbuye ibintu byagirira akamaro abantu banjye, ntacyo. Namwe waba ubuse ntiwamenye ko hari ubuhanga bwo kujya kuzamura amazi mu kuzimu hariya nko muri Zambia. Zambia yose ikoresha amazi umuntu yicukuriye. Oya na hano ariko dufite amazi hano yego ayo ku muhanda ujya ku 15. Sinaho honyine no mu byaro. Mu byaro birengerazuba nibyo gusa, aho bakoze amariba y'abaturage. Yego bakagira ntuza amapompo. Yego biriya bintu byose. Ariko muri Zambia ho boherezayo ikintu bakagezamura bazinga umushumi cyane rwose. Rero buriya bwenge ntabwo Imana ifite icyipfa nabwo, ariko yanga, dore umuntu yanga ikamuhagurukira ni umuntu umara kubikora yego akishyira hejuru, ntayubahirize, ntayubahishe. Abo bantu izabipfa nabo. Nahangaje murivuze ngo ariko umunyabwenge ari he, umunyampaka ari he, umwanditsi ari he? Ubwenge bw'isi ntiyabuhinduye iki? Ubupfu. Dusoza, kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badahishwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Iri jambo riri un peu confusé. Hari amagambo menshi ya confusinze keretse umunsi. Kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badahishwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'Imana bwategetse ko yego ab'isi badahishwa kuyimenya n'ubwenge bwabo. Bivuga ngo iki? Science yose aho iva ikagera yego ntishobora guhesha umuntu kumenya Imana, ishobora kumuhesha gukizwa. Nyamara igitangazo, science zirakorwa. Ngiye hari umufilozofe twaganiriye ambwira ati ngiyewe science yanjye ubushakashatsi nakoze dore ibintu bitatu yambwiye yibazaho. Yego umufilozofe, yego umusaza kandi wize ikimene. Yego ambwira ati pastor reba igihutu twiso twanjye twarebeye ngize 90 baraho mike cyane. Yego ariko amatara bamaze guhindura ampuri y'imodoka twayabara. Amatara bamaze guhindura iki? Ampuri twayabara. Ngewe nta umpindurira kandi acyareba. Ako ni ubushakashatsi bwakoze. Reba amasuka baguze aya za rugori n'amajago yose yihinze ibijumba yitabiye imyumbati ijya kumara kurangiza gutabira ibaye iki? Ifuni siko bayita bakazayisekeza. Atari ko reba ubu bwinyo bwanjye bwahekenye ibihekenwa bugunzura amagufwa buguguna amagufwa. Ntabwo burabo bufuni buracyarimo. Kono umushakashatsi nakwambi cyo rero reba uburyo Bandag na za Michelin zikora amapine, reba uburyo zigurisha. Umuntu arambara amapine yego mu minsi mike akaba aramushiranye tuzi gatangira gute kumwandikira ko ipine ishaje. Yego ariko reba igihe twagendeye avuga ibirenge bye. Yego ntabwo yavuze taro y'inkweto kuko ibyo taro y'inkweto yarashira. Avuga ati reba umuntu wagenjeje ibirenge kuva ku mwaduko w'Ababiligi cyangwa w'Abadage agenze iki? Ibirenge kandi ipine ye ntabwo irashira, ntabwo arahindura.
ntabwo baracomoramo akaguru ngo ati ibyo rwose ngewe binyereka Imana nkumva binyigishije Imana nkumva ndayubashye. Uwo nibyo twaganiriye, umunsabye nazamukubwira ugahura nawe. Ariko aho ku ntingasire nanjye nongereho akantu, ku ntingasire z'urusyo zihora zisya amabuye n'ibiceri bataye mu byo gusesha zikangirika bagahindura, ariko igifu cyanjye kiracyasya. umva abanshakira uduhungura ahubwo na mukanya. Ndagira ngo dusoze mbwira abantu ko ubwenge bw'isi, kandi iyo tuvuze aha ngaha isi ntabwo tuba tuvuze isi komutere nk'ubutaka, tuba tuvuze isi y'abantu komumonde y'abantu. Ubwenge bw'abantu n'ubuhanga bwabo nibagerageze babwubahemwo Imana. Yesaya yarahanuye yego avuga ijambo ryo dusorejeho rivuga ngo uko utazi ibara ry'umuyaga n'inzira yawo, ntumenye uko amagufwa y'umwana akurira mu nda y'utwite, niko utabasha kumenya imirimo itangaje y'Imana. haleluya. Ntawe umenya umunsi hagiye hino, ntawe umenya umunsi hagiyeho ugutwi, ntawe umenya umunsi Imana yashyizeho umusatsi, ntawe umenya igihe yateranyije amara y'umwana mu nda, nawe agatangira kugira ibintu yakirirayo, ariko kuki umwana biribwa binyobwa. mushu ubundi bushakashatsi nakoze, umwana ahumeka ate mu nda ya nyina? Nawe ibaze, nese ni oxygene yikabutira n'amazuru ye? Wapi, ni oxygene ahubwo nyina agira ate amuha. Donc ikintu cyose uzi kibaho umuntu yakira, umubyeyi agiha umwana uri mu nda. None se ko ikintu gihuza umwana nyina ari urureri gusa? Kora muri kandi yego, buriya mu by'ukuri nimwe byose binyura. Ibyo rero twe kubyinjiramo kuko si ibyacu, ariko icyo biravuze ngo nimurebe uko amagufwa y'umwana akurira mu nda y'utwite, nimurebe inzira y'umuyaga n'ibara ryawo, kandi ukahanyura mukamenya ngo wahatambutse. N'ubu ndi kuwubona uri gutambuka, ariko ntabwo nzi inzira yawo, sinzi n'ibara yawo. Ashwe, umenya aho uturutse, ntumenya uko uje. Biri mu byatsinze Yobu, ariko Yobu ko wavuze ngo mbonye ngo wamburanya ngo kandi wansinda, mu by'ukuri wawe mu nzu ugira icyumba ucumbikiyemo inkuba, umurabyo utaha iwawe. Mu byibo ugira cyangwa inkangara n'ibiseke ugiramwo ikibitsemo urubura. Ariko kamubwira Imana nayo ibaza ibintu bikomeye. Ibaza ubitse ngo wabasha gufata imbogo ukayorora, atariko inkazi niwo umenye amasha yarinze cyangwa akima, niwo umenye utunyana twayo iyo twavutse, niwo umenya. Ni birebire. Rero abantu bace bugufi, isi ishinze imfatiro zawe warahageze. Hanyuma se igihe nyirema nyitsindagira cyangwa mbamba ijuru, niwe wari umuyede wari uhari umpereza wowe, waramfashije. Ariko ntabwo mbona impamvu umuntu ubyarwa n'umugore uhumeka umwuka wa hehe wo mu mazuru, upfa umwuka ukamushiramo akarangira bagacukura bagataba. Simbona impamvu yishyira hejuru yego ku Mana ashingiye ku bintu azi icyazi ni icyo Imana yamuhaye kumenya. ngize icyifuzo cyo gushaka ko Imana yatwimenyekanisha, Imana yo ubwayo igakora uruhare rwayo kugira ngo uyimenye, apana kujya kuyishakira. kuko ubundi iyo ntishaka ko uyikoraho ubushakashatsi, ubwo ishaka ikwimenyesha, ikwihishurire. Abihishuriye n'Imana, haleluya. Ariko ntibakwikize ngo amen. Ishaka itwimenyekanishaho, itwihishurire, ariko nishaka ngo tuyikoreho iki ubushakashatsi. Nakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana, kandi Imana ibaha umugisha. Muri cyo dusenga Imana. Amen. Wakoze Data wa twese, banifuza ngo amagambo nk'ayo ducishijemo Mwuka Wera ajya yaherekeza, maze abantu nibayumva bahindurwe nayo, imbaraga z'Umwuka Wera zibashoboze kuyumva no kuyumvira, aho bibasabye guhinduka bahinduke, kandi bemere intege nke zabo,
Pawulo yaravuze ngo iyo nzemeye nibwo imbaraga zisukwa. Urakoze rero ngaho dufashe duha umugisha muri byose, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.